ndibuka kuva mu gitondo none nayibuze, nari njyanwe i Kigali no gusubiza iribagiza. Kubera tombora nimugoroba mbona agatoyota, nakuriranye n'ibyishimo byinshi ngo ndamubonye. Ubwo nagezeyo byo birasekeje, nasaga n'umutandi uvuye i Kampala, agapantaro kanjye n'agashati byataye ibara. Reka rero ngeriwe muri iryo joro mubonera ishyano, inkoma ng'umuryango yohereza umuboyi we, yewe n'ingerano mu nzu nsanga ari kumwe n'abasirimu. Ngiye kumuhobera itazandora n'agasuzuguro, ati nibara akaza ushaka genda ntako nifitiye, ngaho se gira vuba umvire mu nzu utarabona ishyano. Nayisohotsemo numva nabona ntazi iyo ngana, nari meze nk'umuntu uri mu nzozi wibeshya amazu. Ubwo randevu yanjye ntiribagize ishiriraho, kunyirengagiza byo ntacyo byabintwaye, gusa ikimbabaza n'agafoto kanjye nawe. Niba yambabariraga ngakame cyangwa se agace, niba yambabariraga ngakame cyangwa se agace, niba yambabariraga ngakame cyangwa se agace.